wamwirimbiwe, ubwo nturirimba uririmbana ibyaha, ubwo nturirimba ufite ubwibone, ubwo nturirimba ufite uburyarya mu mutima wawe, ubwo nturirimba uri umurozi. Reka ndakubwire, ijambo ry'Imana riravuga riti ngo kandi umuntu wese atazaboneka ngo atazaboneka ko yanditswe muri ca gitabo c'ubugingo atererwa muri ico kiyaga caka umuriro. Mwene data, iki ni igihe cyo guhindukira, iki ni igihe cyo kwihana, kuko Yesu Kristo araje. Yesu Kristo ntabwo yigeze abwira umuntu ari we wese igihe azazira, nta n'isaha, nta n'umunsi, nta n'umwaka. Ariko mwene data, Yesu Kristo araje. Umwanya wari wo wose ashobora kuza. Urashobora kuryama akaza mwayo masaha, urashobora kuba uri mu kazi akaza mwayo masaha. Reka ndakubwire, nukumbura uhindukire. Haleluya. Nukumbura uhindukire. Murasinziriye bene data, murasinziriye mu byaha, murasinziriye mu gucuragura abantu basinziriye, murasinziriye mu kuja kuraguza, murasinziriye kuja kuzana uduti mushire aho mbese munje z'abantu ngo mubatwara abagabo, murasinziriye mu bintu bitandukanye, murasinziriye kwihindura mbese gukosora Imana, murasinziriye mu kwambara ubusa ngo Imana ireba mu mutima gusa ngo ntireba ku mubiri, mbese murasinziriye mu bintu bitandukanye. Ndakubwije ukuri, umuntu wese izina ryiwe ritazaboneka muri ca gitabo c'ubugingo azatererwa mu kiyaga caka umuriro. Mwene data, ubikora ubizi, usinzira uzi ko ico gihe kije kandi kihuta. Ico gihe kiraje kuko Yesu Kristo araje vuba cyane. Niyaza asanga umuntu wari we wese asinziriye, ntago azajana nawe, ahubwo umuntu azatererwa mu kiyaga caka umuriro. Buri muntu nikontorore mu ruhande rwiwe, buri muntu nashaka Imana mu ruhande rwiwe, buri muntu mbese niyakire Kristo nk'umwami n'umukiza mu ruhande rwiwe. Mwene data, ntuzavuga ngo kanaka yarambeshye, ntuzavuga ngo uriya ngo yari umugenzi wanjye ngo nakoze ibyakora ngo yarambeshye. Ndakubwiza ukuri, nta muntu n'umwe afite kuzaburana mu icyo gihe. Kumbura ushake Yesu, kumbura ushake Yesu akibonwa. Nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri hafi. Haleluya. Nimumwambaze akiri hafi. Urashobora kuba uri umukristo umaze igihe mu bukristo, ariko Kristo atakurimwo. Bene data, nimwikontore mwebwe muri izi ubwanyu. Nta muntu n'umwe akuzi, ariko wewe ubwawe uriyizi muri wewe. Nukumbura uhindukire, nukumbura uhindukire. Abagabo muriko murasesa imbuto zanyu hasi, mwibuke Onani, Imana yaramwishe kubera iki? Yasheshe intanga ziwe hasi. Mwene data uri muranyumviriza, nuhunge urupfu rwa kabiri, nuhunge gupfa, nuhunge mwene data. Dore Yesu Kristo araje vuba. Yesu Kristo araje. Yesu Kristo natinze, azaza ntago azatinda. Yesu Kristo azaza ntago azatinda. Uwewe ku ruhande rwawe uvuga uti kuva igihe bakabivugiye uku niko byahoze, Yesu Kristo azaza ryari? Araje. Mbese kuva igihe bakabivugiye kuva navutse ayivuga ati mbese azaza ryari? Ati ntibari kubarabesha. Ndakubwije ukuri, niba wihakana ko Yesu atazaza, ndakubwije ukuri, kumbura wihane. Yesu Kristo araje. Yesu Kristo araje. Mwene data, umuntu wese akubwira ko Yesu atazaza ariko arakubeshya. Yesu Kristo araje vuba cyane. Yesu Kristo araje vuba cyane. Nureka ubwo busambanyi urimo urakora, nureka ubwo kwikinisha, nukanguke mwene data, kuko